popping, was buzzing. It's time for the industry with the super professor, aka Professor Y. aka Professor Y. On 93.1, this is Vine FM, the best of the best in town. We get guests in the house. We get guests in the house. Guests in the house. On the industry on 93.1 Fin FM. Let's go! Alright, we got guests in the house, boys and girls, ladies and gentlemen, nk'uko maze kubyumva tumaze kumva indirimbo gakondo kuva kwande kwa Mugara Obe wamaze kugira in the house muri studio tugiye kuganira nawe mu minota mbona dusigaranye kugira ngo tugire tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu muri rusange. Anitwa Obe Mugara. Wagwan papa, umeze neza? Wagwan ni freshi? Meze neza cyane ndashima Imana. Byatari bisi myinshi birangiye tugarutse. Hamaze kuba mu rugo. Yeah, welcome kabisa. Ndumva atari ubwa mbere tugiye gukorana ikiganiro ho ukuntu ibintu ndumva ari freshi sana. Ndumva nishimiye kuba turi kumwe right now. Niko bimeze. Ingoma yawe wayise gakondo niyo itwinjijemo neza mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ya kwanza Obe. Niki kiguha inspiration kwanza kugira ngo uvuge uti ndumva ndi muri mood yo kuba nakora song nakora indirimbo ko muri umwaka navuga ko ari umwaka ukoze mu ndirimbo nyinshi cyane ukuntu nkoze indirimbo nyinshi cyane nta rindi bangano gukora cyane ariko kuri inspiration bwo nuko nge nifashisha empathy cyane gusa naho nishyira mu mwanya w'umuntu runaka nkamera nkaho situation arimo ari nge irimo kubaho nicyo kintu kima inspiration kwishyira mu mwanya abantu bagiye batandukanye bimfasha rero gutuma mbona inspiration nyine nkabona icyo kwandika. Navuga ni runaka ari kwiyumva gute nkishyira muri wa mwanya we neza cyane. Ahanini mbona iyo numvise cyane ibihangano byawe usanga bigaruka ku buzima busanga abantu tubamo, gutanga ihumure, ku motivating abantu biri nk'ibyo, ariko mbona utaza mu rukundo cyane ngo tere umutomo umwana ugire gute ibyo iyo side bimeze bite? Nuko ari byo nisanga nakoze ariko suko n'urukundo ntarutekereza kubera ko hari indirimbo yabanjirije heruka yitwa Mbwira ni y'urukundo 100% rwose urumva narwo ndutekereza yego nukari byagiye kujya hanze gutyo gusa. Byiza cyane. Uyu mwaka wa 2026 ni umwaka wasobanura gutyo amagambo make? Ni umwaka w'ibitangaza. Nateye intambwe ikomeye muri kariyeri yanjye, nakozemo ibintu bye bitandukanye ntateganyaga ko nakora, ariko icyo nzi nuko nawinjiyemo mfite intego yo kugira intambwe zirenze imwe natera muri kariyeri yanjye. Uyu mwaka nagiye mu bitaramo bitandukanye harimo n'ibikuru mu gihugu, nasohoye indirimbo nyinshi cyane, indirimbo 5 turi mu kwezi kwa 8 ni nyinshi. Ni umwaka w'ibitangaza, nakoze akazi, nasohoye imishinga mishya, nungutse ubumenyi, nungutse abantu bashya. Nizera yuko ari umwaka wafunguye imiryango ikomeye cyane ku buryo uzakurikira ntabwo uzamvuna. True kabisa. Kugira ngo tubyinjiremo fresh, tunanyura gato cyane mu byo wagiye ukora kugeza uyu munsi ndetse n'ibyo uteganya gukorera abanyarwanda bakunzi b'umuziki muri rusange. Najya kwanza bazi dukubitaho kidogo, nabonye ufite gita. Buryo umuntu afite gita mufata nk'umuhinzi ufite isuka ugiye mu murima. Hari ukuntu bisoundinga fresh duheho gato yatwumva ngo warwaye. Nawe utamera nko kuri indirimbo y'urukundo utaruzi. Urakoze cyane. Mbona turi kumwe nkagira ngo turakundana, nagusanga n'urungano nkabona natandukaniro
kumenya uwo kunda bikananira ibyiyumviro byawe biragoye je ne peux pas te dire que je t'aime Fatima dit que tu m'aimes uru rukundo hoya ntacyo rwaba ruri cyo udahari hoya ntacyo n'abandi cyo urukundo rurishira ariko kubikubwira birangora bwira niba dukundana cyangwa ari bimwe bisanzwe mbwira 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 impamvu nkubwira ibi inshuti zimbwira ko zibona urukundo mu maso yawe rubungamo ndakureba nkabona ijoro rito nakubura nkumva mbaye gato uru rukundo hoya ntacyo rwaba ruri cyo udahari hoya ntacyo n'abandi cyo urukundo rurishira ariko kubikubwira birangora bwira niba dukundana cyangwa ari bimwe bisanzwe mbwira 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 mukobwa w'i Kigali ukabya kwirekura bwira niba ari njye bimenye mukobwa w'i Kigali ukabya kwirekura bwira niba ari njye bimenye urukundo rurishira ariko kubikubwira birangora bwira niba dukundana cyangwa ari bimwe bisanzwe mbwira amazing mukobwa w'i Kigali ukabya kwirekura bwira niba ari njye bimenye amazing bana uri umuhanga by the way big shout out ku bantu bagufasha umunsi ku munsi abamenta bawe n'abandi bagiye batandukanye kuba waranyuze muri Art Rwanda ubuhanzi uyu munsi hari icyo ubona wenda byashepinze maybe kuri kariyeri yawe? Art Rwanda ubuhanzi ifite ikintu gikomeye cyane yakoze kuri kariyeri yanjye kubera ko Art Rwanda ubuhanzi yamfashije kuva muri amateur cyangwa se niveau y'ubwa amateur njya muri niveau y'ubuprofessionnel sinzi ariko nabyita ntarajya muri Art Rwanda nakundaga ubuhanzi n'ubundi nkora umuziki ariko ntumva akamaro ko kuba nakwitabira ibikorwa bigiye bitandukanye kwihugura gusohora ibintu bifite gahunda atari uko numva nabishatse gusa ikindi kandi Art Rwanda yampumuye amaso yankuye mu gukora akazi k'amafaranga runaka ikira ku kandi nyine biba akazi nyine kagutunga apana kuba kakandi kagushimisha gusa ntekereza ko Art Rwanda tumye nanamenyekana buri abantu benshi duhura murambwe ati ndakuzi ati sunzi he narakubonye uri muri competition gutya na gutya nyine urumva ko nyine ni projet y'igihugu cyose ifite ahantu hanini yankuye naho yankize yamfashije guhura na First Lady Minister wa Youth and Culture cyangwa se Youth and Arts urumva ko ni ibintu bikomeye ikindi kandi byamuhaye na recommendation ubu ngubu ahantu hose nkomanze nkitwaza ko naciye hari ahantu imiryango ihita ifunguka cyane. Wisanze gute rero mu matour ya MTN Iwacu Muzika Festival nigeze kubikomoza mvuga ati wagaragaye muri iyo tour n'ibiri nk'ibyo byagenze gute bisa nkaho hari abantu nanone bagukurikiranaga batunguye no kubona ugenda kubita hirya no hino mu turere tugiye dutandukanye byagenze gute? Tour ya MTN Iwacu Muzika Festival kuyisangamo narabyifuzaga ariko hari inzozi umuntu agira ntahite yumva ko yazihiga ngo bikunde. Nta muhanzi utifuza gukora imbere ya audience ingana kuriya ariko ntago numvaga ko igihe kigeze ngo mpite njyamo ariko
kubwo ukuboko gukomeye cyane cyangwa se inkunga ba nyiri gutegura MTN National Music Festival bashyizemo sinibanga ririmo ndagushimira cyane ndabizi neza ko muri press conference uri mu babifitemo uruhare ubuvugizi wakoze bwagize umumaro. Merci beaucoup. Tugira n'amahirwe twisanga mu baterankunga bari muri National Music Festival harimo udufite mu nshingano nk'abafite ubumuga bihita byoroha. Ntago nagiye muri MTN National Music kubera ko mfite ubumuga gusa kuko abafite ubumuga ni benshi ariko ndashimira Imana ko uriya munsi byarangiye ari njye amahirwe asekeye nisanga ndimo kubera abitwa nagiza kwa mentioninga ariko abitwa UPHLS ni umbrella cyangwa se urugaga rw'abafite ubumuga mu kurwanya sida n'ibiyobyabwenge. Ubwo rero nisanzemo aribo nyirizina ngiye mpagarariye. Ubwo rero urebye niko byari byifashe ngira amahirwe gukoramo ibitaramo bine muri byose byabaye nuko byagenze urebye. Amazing blessings, izo ni blessings kabisa. Kuba noneho warahawe ayo mahirwe nk'umujene ufite ubumuga ugaragara kuri audience ingana kuriya mu bice bigiye bitandukanye, mu by'ukuri wabonye byaraguhaye igihe shusho cyangwa se igihe sura muri kwaguha n'abandi bantu cyangwa se n'abandi ba artist? Usibye n'ubu artist, reka dufate no mu yindi myanya y'akazi urubyiruko rufite ubumuga rushoboye kuba rwakora icyo kintu. Mu by'ukuri ni igihe message at least uyu munsi nyuma y'ibyo bitaramo wavuga uti bitewe n'ibyo nabonye ndabona noneho audience cyangwa se abantu banjye ngiye kujya basangije iyi message kwa? Mu by'ukuri urubyiruko rufite ubumuga bimaze kugera ahantu heza, bimaze kugera ahantu hashimishije. Rero gufata iya mbere mu gutangiza message twirirwa tuvuga ngo nanjye mfite yitwa birasanzwe ni uruhare rukomeye cyane rw'abafatanyabikorwa cyangwa se n'indi mishingi itandukanye bifitemo uruhare. Ntekereza ko ari umwanya wo gufata iya mbere gukomerezaho kuko ni amahirwe mbere twarabyifuza udafite twabikorera ariko ubu ngubu harahari ni ikintu gikomeye cyane. Bishoboka kuvuga ngo mu gihe duhawe amahirwe nk'abantu bafite ubumuga biratumotiva kugira ngo natwe tugire ibyo dukora biratumotiva cyane bidutera imbaraga. Nari maze kuvuga ngo mbere ntabwo dufite aho tubibariza ariko uyu munsi ufite aho wabariza ikibazo, ufite aho washakira ubufasha ukabubona. Ntekereza ko ni amahirwe ababyeyi bacu bakuru bacu batagize dufite cyabyaza umusaruro neza cyane bitewe n'ubumuga ufite. Maybe icyo ni ikibazo nibajije ndetse n'abandi muri rusange benda bakobonye bitewe n'ubumuga ufite bakibaza batese ko tuzi ko ubumuga bw'uruhu akenshi bukunda kudahuza n'izuba. Wagiye kuri zira stage maybe iriya zuba ntabwo ryigeze wenda rikubangamira mu buryo cyangwa se ubundi kugira ngo wenda udevaringa icyo wifuza kuba akadevarinza muri rusange? bibaho ari nacyo umuntu yakifuje ariko nyine urareba ugasanga umuntu ari kuguha aguhaye ubutamwa ariko ntabwo wahita ushyiraho ngenda. Ariko njye mba nifuza ko ubundi nk'ahantu byakunda kugira ngo nkore nisanzuye cyangwa se n'undi wese ufite ubumuga bw'uruhu ukora ibintu nk'ibyanjye mu gihe agiye gukora umurimo umushyira ku zuba byakabaye byiza ahawe shift cyangwa se agahabwa umwanya mu bihe byatangiye korohamo cyangwa se bwatangiye kwira. Muri biriya bihe byarangoye nkisanga nkoze indirimbo nihuta nyine ndi umuntu umeze nk'aho ndi kwihuta ngo mve ku rubyiniro ariko ntabwo byangonze cyane kubera ko ndashimira igihugu ko cyoroheje kubona sunscreen cyangwa se amavuta twifashisha ku ruhu rwacu. Ubu ngubu bari kuri mituweli urebye hari narayitwazaga cyane ntabwo byangoye cyane ntikaburamo ariko ndashimira Imana ko nabiriya byabaye byiza cyane kabisa. Byiza cyane kabisa. Bishoboka kuvuga ngo mu bategura ibitaramo bajye bazirikana ya time iborohereza izo wenda ribaye nk'irirenga kugira ngo mutange performance yanyu fresh bya cyane.
anyway hanyuma before yuko tuza twumva indi song yawe nagira ngo nanone ngaruke ku bijyanye n'ama award ndi kuvuga ku bijyanye ndi kuvuga ku bijyanye na Salax Entertainment ndetse na Wave hari ubufatanye bari kureba uburyo ki bahuza kugira ngo habeho icyo kintu cyo kuba bahemba aba artists ndetse n'izindi award wenda uyu munsi dufite mu Rwanda zigiye zitandukanye. Ubona gute uyu munsi obe habayeho nk'ikiciro kihariye ku bahanzi bafite ubumuga, ubona cyaba kiri ku making sense cyabaye kiriho? Nge ntekereza ko birakwiriye, ni ibintu by'ingenzi cyane ariko bisaba gushishoza, kubera ko nanone ntago wagenda ngo ufate umuntu ubonetse wese ngo nuko afite ubumuga. Birakwiye kubera ko sinzi uko nabyita, impamvu dusanga mu bigo bya leta cyangwa se ahantu hari abantu benshi habaho ubwiherero bw'abantu busanzwe, hakabona ubw'abafite ubumuga, ni uko leta yabanze kubona ko bibasaba imbaraga, bibasaba nyine ubundi bushobozi burenze ubw'abandi bantu basanzwe cyangwa se badafite ubumuga. No muri ibyo byiciro by'ubuhanzi niko byagombye kugenda. Navuze imbogamizi nahuye nazo mu bihe bya ririya zuba, hari n'undi byibuze wagoye no kuba stage yari ifite ama escalier gusa. Yego, ntekereza ko nyine ahantu hose birakwiye ko abantu bafite ubumuga bahabwa icyiciro cyihariye, atari ukubaheza ahubwo ari ukubera ko bahawe agaciro byihariye. Kuko uyu munsi niba nkeneye kujya muri studio buri munsi nkasanga binsaba gukora urugendo rw'amasaha 2 ku munsi kuri iryo zuba n'amaguru, ntago nzaba nkigiyeyo. Bivuze ngo mu gihe nashoboye gusohora indirimbo 2 cyangwa 3 ntago byakwiye kungereranya n'abandi bantu bose ugiye guha agaciro izo mbaraga nakoresheje zidasanzwe. Umuntu yagiye kuri stage yuriye ibyuma, hepfo amaguru harimo ikibazo, ntago hafite uburyo hagera y'igare y'abafite ubumuga. Izo mbaraga yakoresheje tuziha agaciro karenze, twikumva ko ari ibintu biraho ngaho, kuko umuntu nyine yakoresha imbaraga z'umurengera. Ubwo ndi kugira numvikanishe ko ari by'agaciro, ariko bisaba gushishoza, nabwo ntibazatwarwe no kugira ngo barebe ngo nuko umuntu afite ubumuga gusa, bazarebe ushoboye. Neza cyane kabisa, bisobanuye neza sana kabisa. Hanyuma turagaruka mu kanya gatoya tuza ku tundi tubazo duke tutuganisha ku musozo. Nyemerera tubanze tujye ku ndirimbo nshyashya. By the way, wabanza ukanitubwiraho wayise Iwacu. Ni indirimbo wasohoye habura gato ukora igitaramo cya nyuma muri MTN Iwacu Music Festival. Uyita Iwacu, sinzi impamvu wayise Iwacu gusa. By the way, big shout out kuri production y'iyi song, ifite video nziza, amazing. Indirimbo ndashaka kubanza gushimira abantu bayikozeho mbere yuko nyivugaho. Ni indirimbo amajwi cyangwa se audio production, mixing na mastering byakozwe na producer witwa Oji the Guitarist. Ni umuproducer mwiza. Amashusho yakozwe n'uwitwa LB. Ni n'amahirwe ko ari wakoze n'indirimbo ya mbere nasohoye yitwa Ni Wowe. Ni wakoze ari amashusho, ifite feedback nziza, kamashusho ari meza. Indirimbo rero mu kuyitekereza nifuje kuba navuga ku bunyarwanda cyangwa se ku bwiza bw'u Rwanda, iwacu i Rwanda, ariko ntavuze Stade Amahoro, ntavuze Convention Center. Biriya ni ibintu umuntu ahita abona. Nashaka kuvuga no kuri cya kintu kiri mu mitima y'abanyarwanda, urukundo, ubugwaneza, ubumwe, ubwo bwiza dufite, ubwo budasa, nibwo nashatse kuririmba. Wakumbuza umuntu wese, uramutse uri mahanga ntago warata Convention, hari inzu nyinshi ziriyo ziyiruta, ariko urase ko mu Rwanda tuzi ibyo twaciyemo, ariko uyu munsi mu myaka mike yishize dufite ahantu heza twigejeje, mu budaheranwa, mu kwiyubaka, mu rukundo, nyine bita byumvikanisha bwa bunyarwanda bw'ubudasa. Ibyo nashatse kuririmba hariya rero. Wow, amazing. Reka tuyumve gatoya, turagaruka mu kanya gato. Don't go anyway, it's a brand new song.
ubwiza bw'iwacu saya amajyambere mureba inseko nziza ibiduturutse ku mutima tuzi icyo kubura ubumuntu byatuzaniye abo hirya nino ntawe usumba undi abasore b'imigenda abasaza bafite utubando dusenyera umugozi umwe iwacu 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 n'ahandi ni Rwanda iwacu iwacu n'ahandi ni Rwanda. Wow, iwacu nta handi ni Rwanda. Amazing song. Ingoma imeze fresh sana kabisa. Iwacu ushobora kuyisanga kuri YouTube channel ya Mugara Obe, ubundi urebe n'izindi songs zigiye zitandukanye. Bro, wakoze indirimbo nziza pe, ni nziza kabisa. Anyway, hanyuma rero twa tumaze kuvuga bimwe mu byo wagiye ukora muri uno mwaka, ubwo ndagerageza turebe ko tugira tugana ku musozo. Hari ibikorwa ufite, hari tour ufite wise birasanzwe tour ya kwanza, kubera iki wahisemo kuyikora muri uno mwaka? Kuyikora muri uno mwaka nuko numvise ntacyo gutegereza. Njya nkunda kuvuga ngo n'ubundi umuntu ntabwo aba ategereje kuzamera amahembe ngo akore ikintu, biba bikwiye ko wagikora kubera ko Imana ariyo itanga ubuzima. Igihe ntacyo waba ubaye gikomeje kuwuteza ubuzima, ukazakomeza ugakora n'ibindi ugenda wimprovinga, ukosora, ureba aho washyira imbaraga, aho wazongera. Ubwo rero iriya tour mu kuyitekereza ni muri sanse yo kuvuga ngo ngira ibikorwa. Muri uyu mwaka nawinjiyemo nariyemeje gukora igitaramo cyanjye, tour ndetse no gusohora album muri uno mwaka. Yego, kugeza ubu ngubu tuvugana igitaramo cyararangiye, indirimbo za album zatangiye gusohoka kubera ko ingi nayo izaba iriho, na tour nayo iri muri uwo mujyo. Uyu mwaka ndashaka kuwufunika mfite full package yuko buri gikorwa cyose wumva ko umuhanzi yagira naba naragikoze mu buryo buri roko. Hasigaye gutangira kwagura imipaka. Gutekereza tuba rero kuyita birasanzwe. Ku babizi mfite indirimbo twa birasanzwe Rwanda, indirimbo twa birasanzwe pito. Nategereje kwikorera tuwa kubera ko mu kuyisora nari nzi ko ndi gukora ubuvugizi ku muntu ufite ubumuga gusa, ariko nsanga n'abatabufite yabagezeho, nsanga n'abandi afite izindi mbogamizi bahabwa kato. Iyo ndirimbo yabakoze ku mutima. Ndavuga ni why not none n'iki nakora ngo nkomeze nshimangire icyo kintu cyangwa se ubwo butumwa. Nikora gutegereza kuri tour, nsanga ubushobozi buhari n'ubwayikora mu ntara zose, ariko mu karere, mu turere dutanu. Ubwo rero tuzayikorera i Musanze, i Rubavu, i Nyanza na Bugesera, maze dusoreze i Kigali. Mu kuyikora rero hazarimo ibikorwa byo gufasha, zarimo gufasha abo bantu kubagura ibikoresho by'isuku, ibyo kwishuri ko harimo n'abanyeshuri bakiri batoya, by'umwihariko ko bafite ubumuga bw'uruhu bwo tuzagerageza kubashakira ingofero ko tuzashobora kugeraho ku bushobozi buhari. Niyo mpamvu duhamagarira cyangwa se dushishikariza abantu kwifatanya natwe. Nta bundi buryo. Hari QR code ziri kuri post ziri ku mbuga zanjye Instagram na TikTok. Hari izo post ziriho iyo tour mu kuyamamaza. Hariho no gukanda akanyenyeri. Gukanda akanyenyeri byo rero bisaba ko ufite amayinite asanzwe. Wakanda akanyenyeri 542 akanyenyeri 1023 urwego, uhita wisanga kuri birasanzwe Rwanda tour, maze ugahitamo inkunga yawe. Ubishaka wanahitamo ko amazina yawe atagaragara ku watanze iyo nkunga, maze tukazifatanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubwo rero abantu bari Musanze, abantu bari Rubavu, abantu bari i Nyanza, abantu bari mu Bugesera ndetse n'abanyakigali turabaziye.
ariko ntabwo tuje kubw'ikibi tubaziye kubw'icyiza. Ubutumwa bwa birasanzwe ni bugere ku isi yose. Muri iki usigaye mbaza ngo bimeze bite, nkubwira ngo birasanzwe. Amazing, ni igikorwa cyagutse bya Atari. Tugaje ku musozo ntabwo nagira nakubajije ese iki gikorwa ni igikorwa ubuhanzi atapfa ko gukora gutya gusa ari wenyine, bitewe ni bisaba ubundi bushobozi. Ubuno bushobozi wowe uri kubukora he? Ninde uri kugufasha muri bose? Buriya rero ibi bintu dukora bisaba kubikunda. Ugiye kwitwaza amafaranga wasigara inyuma. Ikindi cya kabiri, iyo ari bigamije icyiza byo ubwabyo biritwara. Ntakubeshye suko mfite amafaranga, suko mfite ubundi bushobozi budasanzwe, byose bizava muri twe Abanyarwanda. Ndabizi neza ko ibintu nakoze bifite ubutumwa, hari abantu benshi byafashije kandi bifuza gufatanya nanjye kugira ngo bigere kure. Kugeza ubu ngubu umufatanyabikorwa wa mbere ni Umunyarwanda wese uri kubyumva, nashaka abe n'umunyamahanga uri gushobora kubyumva, kwifatanya natwe niyo nkunga yawe. Twavuze yuko kuyitanga sikabusubiramo. Abandi bari kumfasha, hari institution yitwa cyangwa se initiative twabaho Africa ikorera i Musanze, bategura ibitaramo n'ibindi bikorwa, nibo bari kumfasha. Harimo n'abandi bafatanya ibikorwa tuzatangaza kuri tariki 20 z'uku kwezi, twagereye na za ministeri zitandukanye, bose bo kudufasha kubona aho gukorera, ibyo gukoresha. Gusa inkunga yo gufasha abo bantu byo ndabisubiramo, uwa mbere wo kudufasha cyangwa se kudutera inkunga ni Umunyarwanda. Yego. Amazing, byiza cyane. Time yacitse nkaho iturangiranye. Nuvuga ngifite byinshi cyane byo kuganira, ariko buriya so bwa mbere si n'ubwa nyuma. Wenda dukora ikiganiro, wenda ubutaha tuzanaganira no ku bindi bigiye bitandukanye. Ku butumwa bwawe rero nubuhe ku bakunzi wawe muri rusange tugana ku musozo? Ikintu cya mbere navuga ku bakunzi banjye, ku basanga bakunda umuziki wanjye barabizi, ntago ndi umuntu ushishikajwe no kubona mfite imibare myinshi ku mbuga zanjye. Ndi umuntu ushishikajwe no kubona ubuhanzi bwanjye bwagize ingaruka nziza ku babwumva. Niyo mpamvu nsaba buri wese ukunda ubuhanzi bwanjye, ukunda umuziki wanjye, kwifatanya nanjye muri Birasanzwe Rwanda Tour n'ibindi bigiye bitandukanye. Umuhanzi nta kindi aba akeneye, ni amaboko, ni amatwi, ni amaso, byose bimwereka ko bimushyigikiye. Ubwo rero tuzabane, ikindi kandi mukomeze gukunda ibikorwa byanjye, ni mugende mwumva iwacu, maze mutange n'ibitekerezo. Ibyo nkora byose nimwe mbikorera. Ubutaha tuzakora ibirenze biriya. Imana ibahe umugisha. Nta bindi, ni birasanzwe. Nawe kandi utibagiwe. Murakoze cyane. Yewe nasande kuri time yawe kuba waje twagirana ikiganiro. Bizo rufite byinshi cyane wari urimo, ariko kuba wabuze utirika fati time ganirize abakunzi banjye kuri Fine FM ni cyane na Professor tuganire iby'agaciro sana. Wakoze cyane Obe. Mwakoze namwe cyane. Yemen. Hanyuma yari Mugara Obe, reka namwe mbashimire twabanye mu kiganiro The Industry. See you next time. Bye bye. Wari kumwe nanjye Professor Y. Unasikiliza The Industry na Yusufu Professor aka Professor Y. Na Fine FM 93.1. What's up baba? It's your boy Mr. Presenter, live from 255 Dar es Salaam, Tanzania.